umva uko yaje ashaka, umva uko yaje ashaka, umva uko yaje ashaka, n'umunyembabazi nyinshi cyane, umva uko yaje ashaka. Yesu aramuhura TV, aramuhura TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Aramuhura TV. tugiye kureba nanone umuzuko. Ese iyo mwumva umuzuko mwumva iki? Abantu benshi bakunda kugira confusion ku muzuko, ariko ndagira ngo mbabwire ko abapfuye bazazuka bagacirwa imanza z'ibyo bakoze. Iyi si mureba yabayeho abantu benshi bakomeye, abitwa ba Alexandre Legra, abantu bizwe mu mateka bayoboye Ubugiriki, ariko igihe kiza kugera barapfa. Nyuma rero y'urwo rupfu hazabaho n'umuzuko. Hari abazazukira gukorwa n'isoni, ariko hari n'abazazukira ubugingo buhoraho. Ese mwene data witeguye umuzuko w'abizera? Imana itugirire neza. Reka turebe hano, hari imizuko ibiri itandukanye igaragazwa n'ibyanditswe byera: itorero no kugaruka kwa Yesu. Ese kugaruka kwa Yesu bizaba mu buhe buryo? Icya mbere, gutegereza ku itorero. Hari amasezerano itorero rifitanye na Kristo, abizera bafitanye n'uwo bizera. Iri ni ihame ridakuka. Cya kabiri, itorero ntabwo ritegereje imperuka y'isi nubwo izaza, ahubwo ritegereje Yesu Kristo nk'uko umugeni ategereza umukwe we. Niko itorero rimeze. Ubu hari abantu bategereje Kristo. Wakwibaza ngo itorero ni iki? Itorero rya Kristo ni iki? Ni ahantu hose abantu b'Imana bari, ariko birinda ibyaha. Kuko itorero, umugeni wa Kristo ari mu madini yose. Ntabwo umugeni wa Kristo ari muri ADPR gusa, nari mu Badiventiste gusa, nari mu Makatolike gusa. Umugeni wa Kristo ari ahantu hose, arimo ararimbishwa. Imana itugirire neza. Nivuga ahantu hose umuntu ari yirinda icyaha n'igisa nacyo, yirinda guca imanza. Ubundi umugeni wa Kristo akwiye kwirinda, akirimbisha, akiyeza. Kuko n'urupfu rutaje, Kristo yaza. Kristo nanone atinze kuza, urupfu rwaza. Kandi nta muntu wapfuye ngo tubone ko yazutse. Bazazukira rimwe igihe cy'imperuka y'isi. Imana itugirire neza. Aha naringize ngo mbasobanurireho gatoya. Mbibutse ko ugize ikibazo kuri izi nyigisho dutanga, watwandikira muri comment tukagufasha kugusubiza. Ritegereje umukiza waryo uziyizira ubwe. Itorero rya Kristo ritegereje umukiza uziyizira ubwe, kurishaka, kuritabara, ngo azabane naryo iteka ryose. Yohana 14:2 n'uwa 3, na Yohana 12:26, na Yohana 17:24, no mu Befeso igice cya mbere 1:4. Abakristo bemera umuzuko w'abapfuye. Bizera ko iyo umuntu apfuye umubiri ubora, ariko ubugingo ari we muntu w'imbere azakomeza kubaho. Abefeso 2:1 kugeza ku wa 6. Hano rero kamere y'umuzuko, uko umuzuko uteye biragoye kubasobanurira. Uko umuzuko uteye biragoye kusobanurira umunyamubiri. Ariko reka turebe bimwe mu bifitanye isano n'umuzuko.
umuzuko ufitanye isano n'umubiri, umubiri w'intege nke. Mwizuka uzazuka ufite imbaraga n'ubwiza nk'uko Kristo yazutse bakamubona akabaho, niko natwe bizaba, kuko tuzamenyana, tuzaganira, tuzaba mu bikorwa turi mu bwami bwa Kristo. Wibuke abera bazutse Yesu Kristo amaze gupfa, babonetse mu murwa i Yerusalemu. Abantu habonetse mu murwa i Yerusalemu abantu bakamubona. Hari abera bazazuka baboneke mu murwa i Yerusalemu, abantu bababone. Dusomye muri Matayo 27:51 na 53. Kutabora umubiri tuzazukana ntabwo bizaba bigishoboka kubona, kurwara cyangwa kubabara, ahubwo uzaba ari umubiri w'ubwiza udapfa, uzazukana ubudahangarwa. Byahishuwe 21:4. Ntabwo ari ubudahangarwa mu byo turya kuno byubaka umubiri bitera imbaraga, imbuto, imboga, oya. Hari ubundi budahangarwa umubiri tuzambika undi mubiri. Abapfuye bizeye bazazukana undi mubiri mushya utandukanye n'uyu mubiri urwara, n'uyu mubiri upfa, ndetse ngo uzaba ari umubiri w'ubwiza udapfa, ngo uzazukana ubudahangarwa, ubwiza. Umwuka w'umuntu ushobora kubona Imana muri uyu mubiri uciye bugufi. Umwuka w'umuntu ushobora kubona Imana muri uyu mubiri uciye bugufi cyangwa w'intege nke. Ariko mwizuka umuntu azambara umubiri w'ubwiza ushobora kureba Imana neza imbonankubone. Amen. Kwihuta, umubiri tuzambikwa mwizuka uzaduhesha kunyura mu kirere nk'umurabyo. Imana ishimwe. Bivuye mu mbaraga uzaba wambaye. Kaka ngasubiremo. Umubiri tuzambikwa mwizuka uzaduhesha kunyura mu kirere nk'umurabyo, bivuye mu mbaraga uzaba wambaye. Abatesalonike ba mbere 4:16-17. Kudakumirwa. Nta kizashobora gukumira uwo mubiri. Nk'urukuta, nk'umusozi, tuzajya tubinyuramo tudakumirwa nabyo, kuko tuzaba twambaye umubiri nk'uwo Yesu yazukanye. Amen. Yohana 20:26. Luka 24:36 na 39. Yohana wa mbere 3:1 n'uwa 2. Bibiliya yerekana ingero 3 zihamya ko itorero rizazamurwa kandi kumuzuko uhari. Icya mbere, Enoki, Itangiriro 5:24. Enoki yazamuwe mbere y'uko umwuzure ubaho ukarimbura isi n'ibiyirimo. Abaheburayo 11:5. Uko niko n'itorero rizazamurwa mbere y'akaga kazaba ku isi, kazakurikirwa n'urubanza rw'abatizera cyangwa abanyabyaha. Bibe byose. Ibyahishuwe 20:15. Cya kabiri, Eliya. Abami ba kabiri 2 umurongo wa mbere n'uwa 12. Eliya nawe yarazamuwe, n'itorero rero rizazamurwa. Cya gatatu, Yesu Kristo. Ibyakozwe n'intumwa 1:9 umurongo wa 10 ni uburyo Yesu yazamuwe abantu bamureba. Hariho umusaruro w'ijuru, ni ukuvuga umuzuko wa mbere
umuzuko wa mbere ugizwe n'ibice bitatu. Nk'uko umurima ugira umusaruro, soma neza Ibyahishuriwe 14 n'umurongo wa 19. Yesu yazamuwe mu ijuru nk'umuganura. Abakorinto ba mbere 15:23. Abatesalonike ba mbere 4:16 na 17. Itorero umugeni rizazamurwa nk'umusaruro. Abakorinto ba mbere 15:23 n'Abatesalonike ba mbere ibice 4:16 na 17. Cya gatatu, abera bazava muri urya mubabaro ukomeye, umubabaro wa Yakobo, la grande tribulation. La grande tribulation, muri urya mubabaro ukomeye, mu gifaransa byitwa grande tribulation cyangwa tribulations. Bazazamurwa nk'imbuto z'impumbano zasigaye mu murima mu isarura. Hezepi grain. Byahishuriwe 7:9 na 17. Kuzamurwa kw'abizera, kwiyufura. Sevade. Yesu azaza gutabara kujyana abizera. Amen. Yesu azaza gutabara kujyana abizera. Yesu naza ubwa mbere ntabwo azaba aje guca amateka cyangwa imanza. Yohana 3:17. Azaba aje kujyana bamwiteguye, ni nabo bazamubona. Luka 17:34 na 36. Dusobanukirwe neza iri zamurwa turebye mu Batesalonike ibice 4:13 na 18. Icyo gihe kizamurwa ry'itorero n'ubwiru bw'Imana yonyine. Kizaba ari igihe gitunguranye, kizaba mu kanya gato nk'ako guhumbya cyangwa nko guhumbya. Abakorinto ba mbere 15:51 na 52. Nyine turi kuvuga uburyo abizera bazazamurwa. Ikindi, Yesu Kristo aziyizira ubwe aje kuzamura itorero. Mfite amatsiko yo kuzabona ibyo bintu. Mfite amatsiko yo kuzabona Yesu azamura itorero. Imana izagufashe, nanjye izamfashe, tuzabe muri ubwo bwami bw'iteka. Azazura abapfiriye muri we. Abapfiriye muri we bazazuka. Ubwo urumva hariho umwihariko wo kuzura abapfiriye muri we. Muri icyo gihe cy'umuzuko, abantu bapfuye bizeye bazazamurwa, bazazurwa, kandi ni Yesu uzabazura. Ikindi, azahindura imibiri y'abizera bazaba bakiri bazima muri icyo gihe hano ku isi. Azahindura imibiri y'abizera bazaba bakiri bazima muri icyo gihe hano ku isi, abambika indi mibiri. Icyakane, abizera bose, abazutse n'abahinduwe bazazamurirwa hamwe, bajyanwe ku bicu gusanganira Kristo umwami no kubana nawe ibihe byose. Amen. Abatesalonike ba mbere ibice 4:16 na 17. Abatizera bazaba batakiriho, bazasigara bategereze urubanza. Abatizera bazaba batakiriho, bazasigara bategereze urubanza. Abatizera bazaba bakiriho, abatizera bazaba bakiriho, bazasigara bategereze urubanza. Uko kuzamurwa kuzakorwa gute? Dutandukanye kuzamurwa no kuzukwa no kuzakwa. Dutandukanye kuzamurwa
no kuzuka Kristo, no kugaruka Kristo gucira amahanga urubanza. Dutandukanye kuzamurwa no kuzuka no kuza kwa Kristo gucira abantu urubanza cyangwa amahanga urubanza. Yesu Kristo azaza ku bicubwe gushaka cyangwa gutabara umugeni we. Abatesalonike ba mbere 4:16 na 17. B. Yesu Kristo azazana n'abera gucira amahanga urubanza. Zakariya 14:4-5 na Matayo 25:31. Byakozwe n'intumwa gice cya mbere 11. Kabiri, bizakorwa mu gihe cyategetswe hakurikijwe ikimenyetso cyatanzwe. Bizaba mu kanya nk'ako guhumbya, bizaba nk'umurabyo. Matayo 24:27. Bizaba bitunguranye, surprise. Matayo 13:35 na 36. Gatatu, Yesu Kristo aziyizira ubwe yifatanye nabe. Yesu Kristo aziyizira ubwe yifatanye nabe. Azaza kubera ubwoko bwe bwatoranijwe. Icyo gihe kizaba ari igihe cy'icyubahiro n'ubwiza. Petero wa mbere 1:7, Migani 17:3. Abizera b'ibihe byose bazazuka. Amen. Uwo munezero n'ayo mahirwe nibyo byiringiro by'itorero cyangwa umugeni. Ibyahishuwe 20:6 n'Abakolosayi igice cya mbere 15:23. Twibukiranye ko iri somo ni isomo ryigisha ku bihe bya nyuma. Uwo munezero n'ayo mahirwe nibyo byiringiro by'itorero cyangwa umugeni. Imyuka, abantu cyangwa rezami bategerereje mu mwami kunesha kwe kwa nyuma guheruka. Bazahabwa umubiri w'umuzuko. Abo umwami azasanga ku isi ari bazima bazahindurwa. Abakorinto 15, Abakorinto ba mbere 15:51 na 53, ngo bazahindurwa mu kanya gato bazamurwe ku bicu. Twareba mu Batesalonike ba mbere ibice 4:15 na 17. Wareba uburyo abera bazaba biteguye bazazamurwa mu kanya gato nk'ako guhumbya. Iyo ibi bintu tubivuga abantu ntimubyumva, mwibaza ukuntu umuntu azazamurwa pururuka abona ageze ku bicu. Bizamenywa n'abayizeye Yesu, nibo bazabimenya. Imana itugirire neza. Reka turebe noneho ukuzamurwa kw'itorero kuzabera hehe kandi ryari. Reka duse n'abaririmba akaririmbo gato turuhukeho gato, duhite dukomeza turebe ukuzamurwa kw'itorero kuzabera hehe kandi ryari. Hari umuririmbyi wavuze ngo azaza ntazatinda. Azaza ntazatinda. Ni kangahe katurebe. Yesu avukira i Betelehemu, bamuryamishije mu muvure, n'umunyembabazi nyinshi cyane, umva uko yaje ashaka, umva uko yaje ashaka, umva uko yaje ashaka, n'umunyembabazi nyinshi cyane, umva uko yaje ashaka. Yesu nawe magukiza abantu, ntitugasubire mu ngeso mbi, utuzabane nawe mw'ijuru,
araduhamagara, araduhamagara, araduhamagara ngo tuzabane nawe mw'ijuru, araduhamagara. Yesu azagaruka tujyaniwe, tugumane nawe iminsi yose, uko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, uko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, uko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda, uko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV.